ibyo bintu byo kugira ngo ushake ubutegetsi ubanje gushimashima umuntu nubwira ko ari umugabo cyane ko ari intwari kandi ko ufite umukobwa mwiza wamumushyingira. Ayo mateka y'uwo bisi ibintu bwiza bw'amashira ngo budashira irora nirongora, sinzi igituma ahubwo uwo bwiza atarabaye umututsi kazi. Kuko mbona hari abantu bazamura intugu niba bagomba kuba birirwa no muri mirwari bagarura izuru n'ijosi barizamuye cyane kugira ngo bamenye ko ari abatutsi cyangwa se ko ari abatutsi kazi. Icyo mbivugira ni ibintu byabaye mu minsi ishize. Umwana aje kwiyamamaza kugira ngo nawe arebe ko yatorwa mu bandi, nuko amajosi barayazamura cyane bamwita ingagi. Ingagi ko iyo ngagi ni ukuvuga inyamaswa atagombaga kuza ngo yiyamamaze hamwe n'abantu. Bukeye kuko ibibazo birakomeye cyane ngira ngo ni ubugome koko. Bukeye umwana bamushushanya hamwe na Kayibanda ko ari umuzukuru wa Kayibanda. Kayibanda abaye ingagi nkuru, umva agasuzuguro nongere nsubiremo nti agasuzuguro. Kayibanda abaye ingagi n'umuzukuru we w'ingagi nawe watinyutse kuza mu bantu. Kuri iyo cya Kayibanda cyo ndagira ngo abazumva ikiganiro cyanyu barimo na Kagame bazumve ko abanyarwanda bamaze kurambirwa imvugo y'aba extremiste na negationiste b'abatutsi. Bazabyumve bityo, bazabyumve batyo nako. Ni ibintu biteye agahinda. Uwitwa Kayumba ati Habyarimana sinzi n'undi mu perezida bavuze atabo ngabo bo ati ndumva muri abo ngabo ko ari batatu nako niko yavuze. Ati Kayibanda we ni imbwa turaha turi bazima tungana dutya tuzi ibyakozwe na Kayibanda. Ibintu rero biteye agahinda. Reka rero nongere mbigusubiriremo ko ibi bintu bikomeye cyane ko abantu bavuga aya magambo barashaka n'intambara. Ntabwo ari ubutegetsi barashaka n'intambara. Barashaka kurimbura abantu bongeye gukoresha izo nzira z'amayiri, gusebanya, gutukana, kwita abantu ingagi, kwita abahutu ba extremiste, kwita abahutu ba negationiste, no kwita abazungu kuri aba negationiste. Nta muntu ugomba kuvugisha ukuri mu Rwanda. Ikiheze ni imvugo ya wa uvuga ko azica abantu igihe bazaba bakoze ku nzu yubatse bavanyeho n'ibati na rimwe ko azabica abibwira abantu. Ni wa wundi unavuga ati abo nishe barengeje umurongo nashyizeho kandi nta kintu kimbabaje na kimwe, nta nawe uzasaba imbabazi ko nishe.